biri mu buhanga buhanitse, byaha biri muri tekinoloji, ako kantu hari indi myuka, ariko izo tekinoloji zabo nabo. Umubwiriza Salomo yandika igice cya mbere umurongo wa 18 yaravuze ngo kuko ubwenge bwinshi burimo agahinda kenshi, kandi uwunguka ubwenge aba yunguka n'umubabaro. Iyo tekinoloji ifasha ibyaha kubaho, agahinda nabo bafite muri iyo tekinoloji, imibabaro irimo, ibibazo bikurikira. Ni ubwenge bwinshi ariko burimo agahinda kenshi. Rero kubera ko ibyaha ntago ari ba bantu ngo bazajya ngo wenda ngo barabatenga ngo bakoze ibyaha, ngo abana b'abakobwa batwaye inda, uhatwara inda baswa. Cyaha kiri muri tekinoloji. bivuze Harimo inshinge z'imyaka, harimo kwifungisha. Ubu n'abagabo barifungisha. Umva, umwuka wera niwe uzemeza abantu iby'ibyaha. Hari akandi kazi umwuka wera azakora kadasanzwe. Azatuyobora ngo mukuri kose. Kubera icyo azafata inshingano z'ubuyobozi kuyobora. mukuri Nuko abayobozi bazashyira ibintu mu nyungu zabo. abakaba babituyobora Bityo rero umwuka wera akaza akayuyobora akaba ari uyobora. Ubwo no kuvuga ngo abafite uwo mwuka wera nibo bagomba gufata inshingano, nibo bagomba kujya ku isoko. Sinzi nimba ubyumva. Bihumure TV mwaramutse kandi mwiriwe, ni iby'agaciro. Nge Ndikuzo Emmy ndi kumwe na Nibeshaho Steven, si ubwa mbere tubanye, na n'uyu munsi twongeye kubana hamwe. Ni iby'agaciro. Uhabwe umugisha n'Imana aho dukurikiye aho uherereye. Niba wakoze subscribe warakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Niba utarayikora uyikore, tubane muri ibiganiro byacu bitandukanye kandi by'ubwenge. Hanyuma rero niba hari abandi wasangije ikiganiro cyo kwihumure warakoze cyane, ndifuza ko wamusangiza niki, hanyuma uze gutanga igitekerezo muri komanteri zirafunguye. Hanyuma rero turasaba mwuka w'Imana ngo bari natwe muri iki kiganiro. Data, turagushimye ko wabanye natwe. Kuryama ni ibisanzwe, kubyuka ni igitangaza. Uhabwe icyubahiro ko warinze Steven, nanjye ukandinda. Tukaba twongeye kubana muri uyu mwanya. Iki cyumba amaraso yawe kigote kugira ngo adutwikire. Mwuka w'Imana tubere muri iki kiganiro. Umuntu wese uri kureba iki kiganiro umuhe umugisha kandi umugire neza ubwiza bwe kuri we, kuko nzi neza ko agukeneye, kwifuza, umuhe ibyo akwifuzaho. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Steven, umeze neza? Ndashima Yesu. Ndakwakiriye muri studio z'Ihumure TV. Nanjye ndishimiye kuba ndi mu rugo. Ni iby'agaciro. By'agaciro. Ihumure turakunzwe cyane. Hari abantu runaka tutazi ngo ni bangahe ariko bahari, badushima, batwemera, bakunda ibi biganiro tubagezaho. Reka tubasabire umugisha. Nawe kandi urakoze kubwo gutanga umusanzu wawe ku Ihumure TV. Nawe Emmy, buriya mu buzima hari abantu batagira ubasimbura. Umuntu ukumva, umuntu ukumva arakomeye mu buzima bwawe. Sibyo? Umuntu ukumva arakomeye. Icya kabiri, sibyo? Umuntu ukugirira icyizere. Ni amagambo abiri akomeye. Umuntu ukumva, umuntu ukugirira icyizere, akaba yagutiza biriya, akaba yakuguriza biriya, akaba yaguha umwanya, akaba yagushyigikira, akaba yakwizera ikikurimo. Umuntu ukugirira icyizere nyine hari akandi gaciro akwiye. Niyo mpamvu navugaga ngo nawe ukwiye agaciro kawe. Uhabwe umugisha mu bana, urakoze cyane kandi nawe nuko. Ni iby'agaciro. Iteka iyo nkwakiriye, hari umuntu wambwiye ati wow, ati hari ukuntu nyine mukuru ukabona ko ibintu byanyu mwabipanze, mufite message itarimo akavuyo. Ati nge nakunze message yanyu, nta kavuyo kaba karimo. Umaze iminsi ugaruka cyane cyane ku bahanuzi, kandi nawe ubwawe uri umuhanuzi, utanga message ku bahanuzi, even n'abahanurirwa. Uyu munsi ndashaka intumwa. Uyu munsi rero sinzi target. Uyu munsi ndaganira n'intumwa. Intumwa ni apostle cyangwa
aposo ndaganira ku ntumwa eshatu, ziriya ntumwa eshatu Yesu yajyanye ku musozi. Okay. Ndasobanura impamvu Yesu yazijyanyeyo, n'impamvu n'icyo yagombaga kubakoramo, n'icyo yagombaga kubigisha. Urumva, iyo Yesu agusengesha bingana n'akazi azagukoresha. Ngwiki Yesu agusengesha bingana n'akazi. Njye ntabwo mba mbizi cyane. Urumva, buriya yabazamuye ku musozi, abarobanura ari batatu. Abo batatu ajyanyeyo rero, ndaza kubabwira impamvu ikomeye cyane yatumye azamura bariya batatu. Sive, wanyemerera nkakwakira ko nanjye iteka iyo uri kwigisha mba nshaka kumva ibyo bintu birandyohera. Hari akantu kamwe nakongeraho, ngo bigishwa baramubwiye ngo twakuvaho tukajya hehe handi, ko ari ufite amagambo. Ni Petero. Urumva, Yesu ngo yari yigishije inyigisho ziremereye, abantu ntibazakira neza. Urumva, bamwe banajyanye n'inzego z'umutekano ntibabyakira neza. Ubwo bituma rero ngo n'abantu n'abigishwa bibatangira kumuvaho, n'abantu batangira kumuvaho, bati uyu muntu ndabona yadukoraho. Petero ngo arabireba, urumva, ngo abona intumwa nazo nyine zitangiye kumushidikanyaho. Intumwa ze zitangiye kumushidikanyaho, arazibaza ngo namwe. Petero ahita avuga ngo hoya, twakuvaho tukajya hehe handi, ko ufite ibintu bibiri bikaze. Icya mbere ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Amina. Ikindi ko nta muntu wahindura ubuzima bwacu nk'uko wabuhinduye. Hoya, nta muntu waduhindurira ubuzima nk'icyo Yesu yakoze kuri twebwe rwose. Ngewe hari ibintu nkwisabira, kuko ushobora wigisha neza ibintu wateguye wapanze, ugenda udupangire ku rukundo rwa Kristo. Udupangire urukundo rwa Kristo, ugenda upange neza ibintu byawe wabipanze, ushyiremo igihe abantu bari gucamo, ko haba hari ikindi gihe kiza gusimbura icyo gihe. Ikintu kiryoshye n'aha ngaha harimo ibisa n'ibyo nsaba, harimo impamvu bisa n'iyo nsaba iraza kuzamo. Ndifuza kukwakira ntatinze, kuko amagambo ufite nyine umuntu wese yakenera kuyumva kuruta ngewe umunyamakuru kubaza ibintu bitari ngombwa nonaha kuruta ayo magambo. Reka nguhe ikaze kugira ngo dusangire, nanjye ubwanjye nicare hasi numve. Karibu. Twagiye ku musozi rero, Yesu abajyana ku musozi gusenga. Yafashe igihe cyo kubasengesha ari batatu. Ntago ari uwo munsi gusa basoma, si uwo mwanya gusa basoma, ahubwo yafashe igihe asengesha intumwa, afata igihe arazitoza, ariko afata igihe asengesha intumwa eshatu. Arazisengesha eshatu mu ntumwa ze uko zanganaga, akuramo intumwa eshatu aba arizo asengesha kurusha izindi. Nakubwiye ngo Yesu agusengesha bingana n'ibyo azagukoresha. Cyangwa umwuka w'Imana aguha ibihe byo gusenga, akumanura mu masengesho cyangwa se akuzamura mu masengesho bingana n'ibintu azagukoresha. Cyo ni ikintu cyiza cyane. Azamura Petero, azamura Yakobo, azamura Yohana. Yakobo ni umwigisha wo kwihangana. Iyo Imana izagukoresha ukomeza abantu cyangwa wihanganisha abantu, ikunyuza mu buzima itacishijemo abandi, ikunyuza mu mwihariko wawe, kuko wowe uzakomeza abantu. Umuntu wese uzigisha kwihangana, nimba uca mu bintu ukavuga uti ariko ibintu ncamo ko atari nk'iby'abandi bacamo,
intambara nyuramo ko atari nk'iz'abandi bacamo, ibigeragezo byanjye ko mbona biri ku rundi rwego, ibi bintu ni ibiki? ni umwuka wa Yakobo uzigisha kwihangana. Yakobo niwe wavugaga ati mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mureke kwihangana bitugeze ku kunesha. Uzi kugwa hafi yo kunesha? Sinakubwiye umugore wariye umwana we, uriya mugore igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 6 umurongo wa 29 ngo nuko duteka umwana wa turamurya. Uriya mugore wariye umwana we yamuriye habura iminsi 2 ngo atabarwe. Icyo bita kugwa hafi yo kunesha. habura gato ngo utabarwe. Yes, niyo mpamvu kwihangana hari ahantu bitagusaba gusenga, biba bigusaba intwaro yo kwihangana ko ari iri bukurenza aho hantu. Umusozi uriho ukaba uri buminurwe no kwihangana. Rero mwihangane, kandi we yavugaga ngo kwihangana kugeza kugupfa. Si ukwihanganira kino na kiriya ngo kiriya cyakunaniye ngo iki cyakurenze. Ihangane ugere ku ntsinzi. Ntugambanire igihe umaze n'ubundi wihangana. Oya, wigambanira ubundi se waba warihanganiye iki? Hari abantu bihangana imyaka 10 ku mwaka wa 11 ari wowe gutabara agatsindwa. Icyo rero nicyo Yakobo Imana yamucishaga mu bintu bikomeye kugira ngo azabe umuntu wigisha abandi kwihangana. Uzumumama uzigisha kwihangana ibintu ari gucamo kuva ari agakumi, kuva ari akana k'agakobwa kaba gaca mu bintu by'ishiraniro kubera ko azigisha kwihangana. Umuntu uzigisha abandi kwihangana, Imana imunyuza mu buzima bw'umwihariko aca mu bigeragezo by'umwihariko, aca mu ntambara z'umwihariko. Umuntu uzigisha kwihangana aca mu ntambara z'umwihariko. Icyo nicyo nashakaga kuvuga. Nk'umuntu rero uzigisha kwihangana, Yesu yagombaga kumusengesha kurusha izindi ntumwa kugira ngo agire agatuza ko kwihangana. Yesu yagombaga kumusengesha kurusha abandi. Impamvu usabwa ibihe byo gusenga kurusha abandi, impamvu uca mu bintu bikomeye kurusha abandi, impamvu uca mu bigeragezo by'umwihariko, ni uko uzigisha kwihangana. Ubwo nyine ubimenye kuzigisha kwihangana. Vuga uti ibintu ndi gucamo nanjye ndabibona yuko ndi umwigisha wo kwihangana, kuko ibintu bimbaho, ibintu ncamo biratandukanye n'iby'abandi. Nuko ugomba kuzigisha kwihangana. Rero intumwa izigisha kwihangana Yesu ayisengesha kurusha abandi. Ikindi, Imana yemera ko uca mu bintu bikomeye cyane nyine nk'umuntu uzigisha abandi kwihangana. Wowe uri guca mu bintu bikomeye cyane, menya ko nta yindi mpamvu. Imana igufiteho gahunda yuko wowe uzigisha kwihangana. Uri Yakobo wowe. Uri Yakobo rwose. Uri Yakobo. Kabiri,
umuntu bita Petero. Urabizi ko Petero umuhamagaro w'ukuntu umeze, Petero yiroberaga amafi, yari umurobyi, yari umunyamwuga wo kuroba. Ngira ngo urabizi ukuntu yaje guhindurirwa akazi. Yesu aramubwira ati guhereye uyu munsi ntabwo uzajya uroba amafi, nkushyize muri gahunda yo kuroba abantu. Aramuzamura, aramwigisha, aramutoza, kandi agambirira ko ari uzayobora na Yerusalemu. Nta n'ishuri na rimwe yize. Urumva Yesu yagombaga kumwubaka bidasanzwe, kandi zimwe muri gahunda Yesu yubakisha abantu be ni ukubasengesha nyine nk'umuntu uzaba. Petero, hari impamvu amasengesho menshi akenewe kuri Petero. Hari impamvu nyinshi we nta n'ikindi kintu we ashingiyeho. Hari impamvu nyinshi. Wowe ugomba kuzahura n'ibitero bikomeye cyane binakubwira ngo nta mashuri ugira, utuyobora ute. Ugomba kuba ufite amasengesho. Umva, wasenze ko abereka ko hari impamvu Yesu yagutoranije ngo uyobore umurwa. Petero Yesu aramusengesha bya nyabyo, nk'umuntu ufite umuhamagaro udasanzwe, nk'umuntu uzabwiriza umunsi umwe 3,000 bikihana. Umunsi umwe 3,000 umunsi umwe bikihana. Urumva urwego Yesu yari yaramwubatsemo. Urumva amavuta bakimara kuzura umwuka wera hano, bakimara kuzura umwuka wera ko yari yarababwiye ati ibintu ntabasobanuriye, umwuka wera naza azabibasobanurira. Ikindi, bimwe mu bintu ntabubatsemo, umwuka wera azabibubakamo. Kuko umwuka afite gahunda zidasanzwe, barabizi. Umwuka wera azigisha. Uzi impamvu mu gihe cya nyuma se umwuka wera cyangwa iki gihe agomba kwigisha? Nuko abigisha benshi bazashyira ibintu mu nyungu zabo, bizatuma umwuka wera yigira mu kazi yigishe. Azigisha mu buryo butandukanye. Umwuka wera rero azigisha. Ntago rero abaturage nibahumure, ntago bazigera bakena, ntago bazicwa n'inzara n'umwuma. Icya kabiri, ngo azenda ku bya data abitumenyeshe. Umwuka wera azatumenera amabanga. Ntago tuzabaho tutazi ubwiru bw'Imana, ntago tuzabaho tutazi ubwiru bw'ubwami, kuko umwuka wera azatumenera amabanga. Azenda ku bya data abitumenyeshe. Akandi kazi umwuka azakora kadasanzwe, azemeza abantu iby'ibyaha. Haleluya, haleluya. Kuko ibyaha biri mu buhanga buhanitse, ibyaha biri muri tekinoloji. Ako kantu hari indi myuka, ariko izo tekinoloji zabo nabo. Umubwiriza Salomo yandika igice cya 1 umurongo wa 18 yaravuze ngo kuko ubwenge bwinshi burimo agahinda kenshi, kandi uwunguka ubwenge aba yunguka n'umubabaro. Iyo tekinoloji ifasha ibyaha kubaho, agahinda nabo bafite muri iyo tekinoloji, imibabaro irimo, ibibazo bikurikira. Ni ubwenge bwinshi ariko burimo agahinda kenshi. Rero kubera ko ibyaha ntago ari ba bantu ngo bazajya ngo wenda ngo barabatenga ngo bakoze ibyaha, ngo abana b'abakobwa batwaye inda, uhatwara inda baswa. Cyaha kiri muri tekinoloji. bivuze Harimo inshinge z'imyaka
arimo kwifungisha, ubu n'abagabo barifungisha. Umva, umwuka wera niwe uzemeza abantu iby'ibyaha, ntabwo twebwe dufite akazi ko kwemeza, ariko umwuka wera azinigira umuntu, azinigira umuntu, azamubiza ifura, azamuzanisha ibimyira, amwemeza iby'icyaha. Kuko hari icyo Yesu yabakoreye ku musaraba, ntabwo tugomba kurimbuka, tugomba guha agaciro icyo Yesu yadukoreye ku musaraba. Nta n'ikindi dufite gukora kereka kwizera icyo Yesu yadukoreye ku musaraba, sibyo? Hari akandi kazi umwuka wera azakora kadasanzwe, azatuyobora ngo mukuri kose. Kubera icyo azafata inshingano z'ubuyobozi, kuyobora mukuri, nuko abayobozi bazashyira ibintu mu nyungu zabo, abakaba babituyobora. Bityo rero umwuka wera akaza akariuyobora, akaba ari uyobora. Ubwo ni ukuvuga ngo abafite uwo mwuka wera nibo bagomba gufata inshingano, nibo bagomba kujya ku isoko. Sinzi nimba ubyumva. Petero rero Yesu yari yaramwubatse bidasanzwe, nk'umuntu uzakora akazi kadasanzwe, nk'umuntu ufite umuhamagaro udasanzwe, nk'umuntu ufite impano idasanzwe. Yesu akubake bidasanzwe, uzakora ibintu bidasanzwe, kubera ko n'ubundi ufite umuhamagaro udasanzwe. Abo nibo ngiye kuganiriza, abo bafite imihamagaro idasanzwe. Ariko ngaruke ku ijambo ngo agusengesha bingana n'akazi azagukoresha. Petero nawe yari mu ntumwa Yesu yasengesheje bihagije. Uwa gatatu rero, Petero yagombaga kwikorera itorero ku mutwe. Inshingano we zari zimuri ku mutwe Petero. Nk'umuntu rero uzikorera, nk'umuntu uzikorera inshingano ku mutwe. Inshingano ziravuna, abantu bazi inshingano. Zisaba agatuza, sibyo? Agatuza. Uzabaze n'abafite izo mu rugo, uzabaze abantu bafite inshingano zo kurihira abana amashuri, uzabaze abantu, uzabaze, utubaze, turi ingero nziza ku nshingano. Natwe umva, ariko niyo mpamvu abagabo badahunga inshingano mu mwuka no mu mubiri. Abagabo badahunga inshingano. Umugabo nyawe. Umva, inkunga y'Imana ibari inyuma, inkunga y'Imana ibariho, inkunga y'Imana iri mu buzima bwabo. Abagabo badahunga inshingano, habe mu mihamagaro, habe no mu nshingano zabo z'ubuzima busanzwe. Iyo udahunga inshingano, inkunga y'Imana ibikuriho. Ibyo uvuga nibyo ndabyemeza, sibyo? Uzarebe. Ariko iyo uhunze inshingano, bisoza wangaye, bisoza ari wowe ukozwe n'isoni, ahubwo na za nshingano wahunze ukagaruka ugasanga nta nubwo wabashyikira. Urumva? Abadukurikiye bari kubyumva. Twagiye rero. Undi ni Yohana. Ubyibuke Yesu yakundaga no kumushyira mu gituza. Igituza cye. Buriya Yohana ukuntu byamugendekeye, ni umuntu ufite amateka nyine akomeye. Yohana, sibyo? Ni umuntu ufite amateka akomeye. Buri imfubyi mu by'ukuri, niwumva Yesu avuga ngo agafata inshingano ngo ndi umugabo w'abapfakazi, kandi koko, kandi koko umva, abapfakazi, urugero rwiza rwose ni mama, sibyo? Uzi ko ubibona ko hari Yesu w'abapfakazi koko, hari umugabo w'abapfakazi, nuko arahari. Nkurikije ukuntu uzarebe n'amadini nigeze yita ku bapfakazi, uzarebe n'abantu na systeme zihari zigira, ariko Yesu yaravuze ngo ibyo bintu mbyishyize ku mutwe. Ubupfakazi bushobora kuba buvuna bikaze, ariko ikindi kintu nabonye niboneye byanyabyo, imfubyi iravunika pe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ubuzima bw'imfubyi mbwishyize ku mutwe, ndise w'imfubyi. Ibintu by'imfubyi, imfubyi ijya imbaza ibintu, ni ngese. Niyo mpamvu imfubyi itazi ko Yesu yayishyize ku mutwe ifite ikibazo.
kandi Yesu ntabwo yavuze ngo isenga cyangwa idase, yaravuze ngo imfubyi. Rero Yohana yari afite ibikomere byinshi byo mu buzima. Yes. Yesu rero yagombaga kumushyira mu gituza, akabanza akamuha urukundo, akabanza akamwomora ibikomere. Yeah. Ndagira ngo Yesu abanza komora ibikomere kubw'akazi agiye kugukoresha, kubera ko Yohana niwe muntu wagombaga kwigisha urukundo. Iyo rero uzaba umwigisha w'urukundo, urumva, uca mu ntambara zijyanye n'ibintu bijyanye n'urukundo. Yes. Kandi inshingano zo kwigisha urukundo zirakomeye. Zirakomeye, zikomeye, kuko urukundo ruravuna, rurimo amatoni, rurimo ibintu n'ibindi. Urukundo rurimo ibintu n'ibindi. Rwaba urw'umuhamagaro, rwaba urukundo tubamo muri sosiyete rusanzwe, urukundo ruravuna. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye yikora mu nda. Kugira ngo Imana inyereke ko inkunda, byayisabye kwikora mu nda. Kugira ngo Yesu anyereke ko nkunda, byamusabye kubambwa. Hari igihe urukundo rugusaba kubambwa, ukemera ukitanga, ukabambirwa umuryango, ukabambirwa igihugu, ukabambirwa umurimo, ukabambirwa kubera urukundo. Kwishyura ikiguzi wana. Umugabo mwiza no kwishyura ikiciro cy'umuryango. Rero abantu baciye mu bintu bikomeye by'urukundo, si ukubera ko Imana ibanga, si n'ibihombo bikomeye barimo. Ahubwo Imana ibifite gahunda, Yesu aba afite gahunda yo kubomora. Nabomore rero kubw'akazi hano imbere agiye kubakoresha. Kandi nibo bazasobanurira amayeri n'amacenga n'ibindi bintu byinshi bibera mu rukundo. Abo ni ba Yohana rero. Yohana ari mu bantu banditse urukundo kurusha izindi ntumwa. Ari mu bantu bahamije urukundo. Yarabanje ahamyurwa Yesu, ahamyurwa abantu. Niwe uri guhamya ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Niwe uri kuvuga ibintu by'urukundo. Niwe uri kuvuga ati udakunda ntazi Imana, nigeze no kuyimenya. Murebe urukundo rukomeye cyane, turi abana b'Imana. Urwo rukundo twako bese nk'umuntu uzigisha urukundo rero ugomba guca mu bintu bikaze mu rukundo. Ariko Yesu ngo amushyira mu gituza, amura urukundo, aramwomora bya nyabyo, kuko uzahisa urukundo, uzatanga urukundo, uzigisha urukundo. Arabanza aramwomora, amuremamo kubabarira, muremamo ibintu byose. Buriya yema ngo uzi iyo utababarira muri wowe, iyo udafite kubabarira, ndagira ngo ubabarire ibintu byose byagiye bigukomeretsa mu rukundo, cyangwa ibintu byose wagiye ukomerekera mu rukundo. Kubera ngo iyo utababariye ibyo, uba umeze nk'umuntu wanyweye uburozi agategereza ko hari bupfundi. Tekereza nyweye uburozi nkatekereza ko hari bupfemi. Iyo ni imitekerereze y'abantu batababarira, niyo gahunda baba barimo. Birakomeye. Ngo Yesu arabazamura, abasengesha kurusha izindi ntumwa. Ndagira ngo ijambo urukundo rikugireho imbaraga. Ijambo urukundo rikugireho imbaraga. Ndagira ngo uve mu bihombo by'urukundo, mu buryo bwose bw'urukundo. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana igiye gushyigikira urukundo. Yes. Dukunda abantu, dukunda ibyo dukora, dukunde inshingano, dukunda imihamagaro. Nimba koko warahamagawe ubizi ko Yesu yagutoranije mu bandi, akanagusengesha kurusha abandi, ukaba ubona ko wowe hari n'umwihariko agushyiraho. Yahamagaye 10 na bangahe, ariko arabashyiraho umwihariko.
reka urukundo ruguhire, nicyo nashakaga gusobanura kandi umuntu aranyumvise. Kuri kw'Imana hari umuntu ukumvise. Ubu tuvugana hari n'abantu bicaye mu bihombo by'urukundo bikomeye cyane, bakomerekejwe cyangwa se bicaye mu bikomere bihambaye cyane by'urukundo, barakunze abantu. Yesu rero agira icyo abikoraho kandi wigisha abantu urukundo. Amen. Kuko uzibyarwa uzi by'urukundo. Yes. Kanangere mbwira undi muntu ngo kwihangana iryo jambo rikugireho imbaraga, urenge kuryumva rikugireho imbaraga, kuko buri munsi Emi uhura n'impamvu zirenga ibihumbi zigusaba kwihangana. Nutihangana guhusha intego biroroshye, nutihangana gutsindwa biroroshye. Korana no kwihangana. N'ubu byinshi nanjye kuba ngitera kuka, harimo imikoranire yanjye myiza no kwihangana. Kuba ugitera kuka hari imikoranire yanjye myiza no kwihangana. Nutihangana hari ibintu uzasinyira urupfu rureba. Hari n'igihe uzagurisha imbaraga zawe, cyangwa ukagurisha gakondo yawe, cyangwa ukagurisha ibyiringiro byawe. Ariko ndagira ngo ijambo ryitwa kwihangana rikugireho imbaraga, kandi wige kugirana imishyikirano no kwihangana mu buryo bukomeye cyane. Utazigurisha. Yesu agusengeshe mu bintu bitandukanye n'iby'abandi. Icya gatatu, nkwifurije kudahunga inshingano. Ugoye kuba mu nshingano. Zirakomeye pe, zirakuremereye pe, ariko hari imbaraga z'Imana ziri ku bantu badahunga inshingano. Hari imigisha y'Imana iri ku bantu badahunga inshingano. Hari inkunga y'Imana igomba kuzira abantu badahunga inshingano. Amen. Emi mbihuje gutya rega. Yewe nshaka gutega amatwi. Erega mbihuje gutyo, ndabona wagiye bihujwe gutyo. Umuntu dukurikiye rega ari cyo yumvise. Udukurikiye hari ikintu akuyemo kandi iki. Hari ikintu akuyemo. Wowe se hari ikindi kintu uri kumva Emi? Turagira ngo noneho tujye duhera ruhande. Dutanga ubutumwa nk'uko ugomba gutanga. Gutyo duhere ruhande. Nagira ngo nivuganire n'intumwa eshatu. Murashakanye. Izo nashakaga kwihangana uzigurisha. Abyumvaga papa. Nivuganiye n'abantu. Urumva? Bari kumva neza ibintu bya Petero. N'impamvu Petero Yesu yamuzamuraga ku musozi amukuye mu ntumwa 10 na zingahe. Nashakaga kugira ngo wumve impamvu Yohana. Naho ngaho hari abantu rero bari muri uwo murongo. Hari abantu benshi bicaye mu uwo murongo. Hari n'abantu akakanya baremerewe n'inshingano. Hari abantu akakanya baremerewe bari mu bintu biri kubasaba bayobewe indi nsinzi. Uko babikora nuko babigenza. No kwihangana. Kwihangana mureke. Waba ushonje wihangane. Mukongere mu bintu byanyu. Sibyo? Imana izarengera abantu bayo. Ntabwo izabatenguha. Emi. Ntabwo ijuru rizadutenguha. Rizakomeza kubana natwe. Sibyo? N'aba banzi b'umusaraba babimenye. Abahe? N'aba banzi b'umusaraba babimenye. Sibyo? Abanzi b'umusaraba. Ubu ngubu bangiriye inama, yego abantu baba batugiriye inama mu buryo bwose bushoboka mu ntambara zacu z'umuhamagaro.
ariko aka kanya ngo mwitware gutya reka mbita abanzi b'umusaraba sibyo kandi namwe mwivugisha mubwira Pawulo ngo watugurishije ku mwuka wawe pfana ifeza zawe sibyo pfana ifeza zawe twebwe ntabwo tuzagurisha imigabane turimo twebwe ntabwo tuzagurisha amabanga turimo twebwe ntabwo tuzagurisha ubwiru bw'Imana ntabwo tuzemera kwigurisha nta nubwo tuzagambanira indahiro twarahiye umwami ntabwo bibaho sibyo n'igihugu cyacu kijye kibyumva ntabwo tuzagitenguha n'u Rwanda rwacu rubyumve turi abana b'igihugu kandi ntabwo tuzagitenguha twebwe dufite gahunda kandi y'Uwiteka dufite gahunda y'Uwiteka Uwiteka afitanye gahunda natwe ikomeye twasinye kontara nshya ya yindi bazi nta nubwo ari ihari twasinye kontara nshya ivuga iki twasinye kontara nshya kandi ubu ndagira ngo mabwire ngo n'umuvuno warahindutse mu gisoro umuhanga iyo ubonye ko uhindura umuvuno urumva kandi mu ikarita naho mbabwire ibintu bibiri ku makarita ikintu nshimira mu makarita yo gukina ariya ngo bwana na seti na za wayini hariya mu makarita habamo ibintu bibiri bikaze ikintu cya mbere abanyarwanda nabaye mu bihugu byinshi abanyarwanda nitwe dukina dukuyemo ibigarasha abandi bakina birimo bikarya birakina abandi sinzi uko babikoresha bo bakina harimo n'ibigarasha mu bindi bihugu ntugura amagande bayakina harimo ibigarasha ariko ubwo butumwa hari ukuntu buba bukomeye buzimije noneho mu ikarita habamo ikindi kintu ushobora kuba ufite kanganda 3 ariko kimitswe sibyo wenda n'urugero nka cyabwana cy'isuka kiri ku ruhande rutimitswe uzi ko kariya kanganda 3 kari ku ruhande rw'izimitswe gahagarika umutima bya bwana biri ku ruhande rutimitswe hari kanganda 3 reka wenda nka Dawidi wenda simupfobeje famiye ya Dawidi itazandeba nabi batazabishyira mu burundi rurimi famiye ya Dawidi kandeba nabi ariko nka ka Dawidi reka tugafate nka kanganda 3 ariko Samweli akimara kuyishyiraho amavuta yimitswe yahagaritse cya bwana cy'igipiki cya Goliyati agihagarika umutima urumva ngo rero twanganda 3 turi i Kigali nanjye reka nifate nka kanganda 3 ubaka kanya mu mfate nka kanganda 3 i Kigali ariko kari ku ruhande rw'izimitswe ndashaka ko za bwana na bya seti na bya wayine bitari ku ruhande byimitswe ndashaka kubihumekesha insigane urumva gahunda ihari iyo ni gahunda yo guhumeka insigane ugamije iki muri dame mu mukino bita dame kuri dame uzi ukuntu bandikaho ijambo touche égale jouer touche égale jouer ukinishije gukina waba wakinnye nukinisha gukina uraba wakinnye nukinisha gukina uraba wakinnye nta kuvuga rero ngo nikiniraga ngo nta mikino iri hano ndagira ngo rero mbabwire ngo ikintu Imana iduhamagariye nta mikino ikirimo mumenye ko nta mikino nyir'umurimo niwe uzarwana ariko n'abanzi b'umusaraba bamenye ko nta mikino ihari murakoze yashoje
tuzakomezanya ubutaha. Yes, isengesho n'abasengera bwoko bw'Imana aho muri hose hafi na kure, muha agaciro icyo Yesu yabakoreye ku musaraba, kibabohore, kirimo byose. Muha agaciro icyo Yesu yabakoreye ku musaraba, kirimo byose. Emi, ndagushimiye inshuti yanjye. Mureke izindi nyigisho, mwakira inyigisho ya Kristo. Murakoze cyane, tubishimiye Nyagasani, kandi Yesu yamamare muri mwe cyane. Yesu yamamare. Steve, mbere yo kugenda rero washoje, reka ngusabire umugisha. Ariko rimwe na rimwe utanga message, utanga message ikomeye, sinzi niba nyine iri mu migani cyane, ku buryo rimwe na rimwe abo ubwira ari ubwo bigorana kumva. Nicyo Yesu yababwiraga intumwa zirimo zibirekarama, ngo kuki uca imigani, kuki uvuga ibintu nitwumve. Akavuga ngo mwebwe mufite umugisha ko tubana. Hari abo tubana ubwira tukabusobanura. Ariko ahangaha ku mbuga mpitanambaga nako ku mbuga nkoranyambaga, ku mbuga nkoranyambaga mureke duca imigani. Murakoze. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Utaha uzatuzana indi message ivuga guki, uzahita ubwira icyo gihe cyane. Ni no stop. Okay, akoze cyane gukora icyo bita no stop. Akoze cyane bro. Reka nshimira abantu bose dukujya ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha, mwakoze cyane. Nari Kuzo Emi, nari kumwe na Steve. Ndagukunda cyane Emi. I love you so much bro. Cyane ndagukunda cyane. Urumva ko Yesu yabanje kudukunda. Ndashimira abantu badushyigikiye, barahari benshi Emi barahari. Nushaka kubashimira, ndabashimira cyane byimazeyo. Yes, n'umuntu utukana, Imana imuha umugisha. Ujye utukana ariko mbabarira utukanire muri commentaire, kuko YouTube umunsi izajya kutubarira ibiceri irabibara. Humura, urakoze. Sibyo, kubera ubuhanga bw'Imana n'abanzi bwabahinduye abaterankunga. Ubuhanga bw'Imana n'abanzi bwabahinduye abaterankunga. Arakoze cyane.